Mwongeye kwirirwa nkuko bisanzwe muri kumwe na Kazungwaruma. N'ubwo bwose haciye igihe kirekire ntacyo mbagezaho, ariko uyu munsi ngiye kubagezaho uburyo ushobora gukuramo umubumbe. Abenshi tukunze kubona niyo amakuru atangiye wa mubumbe uburyo uba wikaragamo, cyangwa se ku ma rowatad ni nka title card, ka kantu cyandikaho izina cyangwa se amazina y'ahantu runaka. Nk'uko bisanzwe ushobora kwifashisha Google ugashakisha nka map runaka, nk'ifoto ya map. Urabona nkanjye ubu nahisemo iyi foto, then urayisevinga. Wamara kuyisevinga, njye nayisevinze kuri desktop yanjye, hanyuma warangiza ugafungura soft yawe ari After Effect. Iyo urangije gufungura After Effect urimportinga ya foto yawe ya map ufite. Wamara kuyimportinga, icyo ukora uyishyira kuri timeline. Urabona ngubu ngiye nyishyira kuri timeline. Icyo ngiye kuyikorera bwa mbere, ndabanza nkayiringanisha na settings za soft yanjye. So ngubu ushaka wakora inzira yawe bugufi ugakanda S, cyangwa se ukaza ugaklika kuri akantu kari hano, ukaza ugahitamo ahantu hari S ariyo square, then ukongera uburebure cyangwa se ubugari bw'ifoto yawe. Iyo urangije uza kuri effects, hanyuma ugashaka effect yitwa CC sphere. Iyo umaze kuyibona urayiterura ukayijyana ukayitereka kuri ya foto yawe. Iyo umaze kuyitereka, automatically ihita iguhereza group. So abantu benshi batekereza ko ari ibintu birenze, ari ibintu bihambaye, ariko uko mubibona ni ibintu biba byoroshye, nawe ubwawe ushobora kwikorera. Icy'ingenzi ni ukuba ufite ubumenyi bwo kuba uzi iyo effect ibikora. So uko mubibona, uyu mubumbe wanjye warenze screen. So iyo ushaka kugabanya nka screen yawe, uraza kuri ya effect, n'ubundi uza hano handitseho effect ukayifungura. So icyo ukora, uraza ukayigabanya kugira ngo ize ikwire muri screen yawe. Radius, ugabanya radius yayo. So hano nuvuga ngo tumaze gukora umubumbe, ariko uko mubibona hano hariho ikintu cyitwa shadow. So iyo udashaka iyi shadow, ushobora kuza hano kuri light. So ukaba wayikora hano, ukongera light cyangwa se kuyigabanya. Hano ni ukuba wafatira shadow yawe ukaba wayimura cyangwa se ukaba wayirekera, biterwa n'icyo wowe ushaka. So iyo ushaka no kwanimisha iyi shadow, wanayanimisha ikaba yaturuka hano ikaza hano. Byose biva ku cyo ugamije ushaka kuba wakora. So tujye kureba uburyo banimisha uyu mubumbe wacyo. Uza hano kuri rotation, then ugakreya icyo bita keyframe. Keyframe ushobora kuza biterwa, iyi ni X. Ushaka kuba wanimisha gutya, cyangwa se ushaka ko uri buze kwikaraga muri ubu buryo, cyangwa se ushaka ko uri buze kwikaraga muri ubu buryo. So biterwa n'uburyo wowe ushaka kwanimishamo umubumbe wawe. So ngiye icyo nshaka kwanimisha, njya kuri Y. So ndaza create keyframe yanjye. Namara kuyicreate, nkayiha amasegonda runaka, nkayiha amasegonda nka 3, then nkavuga ati ndashaka kuri buze kuba wikaraze nko ku 180. So reka turebe ibyo dukoze. Oh wow, ubu ngubu urabona ko umubumbe wacu uri kwikaraga, nta kibazo kirimo. So nshobora no
no kubereka uburyo ushaka nka ya shadow kuyanimisha nayo wayanimisha. Ni hano kuri light n'ubundi ugafungura light, so ukaza ukavuga ati okay ndashaka nko guhera ku isegonda rya mbere ya shadow yanjye ize kuza isa nkaho ihahisha. Wow, birarenze. So dore umubumbe wanjye uragize, ya shadow iraje, ariko icyaba cyiza nuko nateruye izi keyframe nkaza nkazishira nkana inyuma, so nkavuga ati aho umubumbe wanjye uri buze kurangira kwikaraga hahita hazamo ya shadow. So ndakomeza babwira ati mukomeze munkurikirane, ni Kazungaruma nk'uko bisanzwe ubagezaho uburyo bwa tutorial ariko buri mu Kinyarwanda. Ubu ngubu buri cyumweru nshaka kuzajya mbagezaho buri tutorial. So tutorial nta kindi ni ukugira ngo twungurane ubumenyi kandi dushize hamwe tuzagera kuri byinshi.